Yes, ndabasuhuje mwebwe muteze amatwi iyi channel yacu y'ibyamamare kabisa. Rero tugiye kurebera hamwe aba bagabo babiri bamaze gufata ikibuga cyangwa se muri uyu muziki nyarwanda. Ngewe rero tugiye kuganira nitwa Emmanuel kabisa. Hanyuma kuri aba bagabo bombi nabandi n'abagabo bitwa umwe yitwa Bruce Melody muri uyu muziki nyarwanda kabisa, ubona bimaze gufata indi ntera no ku mugabo bita The Ben. Abantu bakomeje kuvuga bati The Ben ni urenze, abandi bakavuga bati Bruce Melody niwe wa mbere. Ese wowe ubona ari uwuhe w'icyamamare utagendeye ku marangamutima yawe? Nawe twibaze umuntu ufite vibe zirenze, vibe ubona rwose ushimisha abantu ukabona ko ibintu bimeze neza. Ninde ubona urenze? Ngewe ku ruhande rwanjye, ngewe mbona kuri aba bagabo bombi mu by'ukuri bakoze ibintu by'ibitangaza bikomeye pe. Barakoze, urebye Bruce Melody, urebye The Ben, ni abantu bakoze muri uyu muziki. Ngewe rwose ni biri balance pe, biri balance. Gusa wowe niba hari uwuvuga ushinge uvuga ati uyu nguyu yarenze uyu, uranyandikira muri comment umbwira ati uyu nguyu yararenze bro. Urambwira ati uyu nguyu niwe wa mbere kabisa. Hanyuma mu bindi byo reka turebere hamwe mu bigwi byabo. Bavuga ko Bruce Melody akoresha akundwa n'abantu cyane bo mu cyaro, naho bakavuga ko umugabo bita The Ben we akunze kuvugwaho yuko igikundiro cye rwose ari icy'abantu rwose b'i Kigali. Bavuga bati niyo mpamvu baramukunda, ni umunyakigali, ati ahangaha nahe kabisa. Rero bavuga ko Bruce Melody we akundwa n'abo bantu ubiyo mu ntara. Ariko ngewe nshingiye n'uburyo Bruce Melody akunzwemo ndetse n'abantu b'i Kigali, nabonye rwose benshi cyane bamukunda cyane. Hanyuma ngewe nicyo nakubwira cyo ku kijyanye n'urukundo rwose bamukundamo. Bose ni abantu bakoze ibigwi bihambaye kabisa. Rero reka ntegereze comment zanyu, mumbwire ninde urenze muri aba bagabo babiri, ninde wigiza ankana, kuko ababura